Muri iyi si hariho ibintu byinshi bishimisha abantu, nubwo hari n'ubwo bishimisha abandi hari ababitinya. Mu bintu bifatwa nk'umugisha ku isi yose, mu mico yose, mu bihugu byose, imigabane yose, indimi zose n'amadini yose, ni ukubyara. Mbega ukuntu biba byiza kandi bikaba ibyishimo mu muryango wibarutse umwana. Ariko nanone ku rundi ruhande, ijanisha rinini rikunda kuba abana b'impanga, bagashimisha ariko nazo hakaba hari ababura amahirwe yo kuzibyara. Ese burya wari uzi ko hari bimwe mu biribwa, ibinyobwa byongera amahirwe yo kubyara impanga? Aha wakibaza ngo ni ibihe, bikoreshwa gute, biyongera gute? Tuguhaye ikaze mu kiganiro kirambuye kuri YouTube channel yacu Inzobere TV Show. Nk'uko nari maze kubibabwira hejuru, tugiye kugaruka kuri bimwe mu byongera amahirwe yo kubyara impanga. Tuguhaye ikaze kuri YouTube channel yacu. Niba waracikanwe no gukora subscribe, wayikora ugakomezanya n'Inzobere TV Show mu kunguka ubumenyi butandukanye ko tubikesha www.supersparent.fr/parenting.petcry.com na www.byhealth.com. Nubwo hari abantu batinya kubyara impanga bakavuga ko kuzitaho bivuna cyane, hari abandi bo baba biteguye icyo ari cyo cyose byabasaba kugira ngo babone umunezero wikubye kenshi wo kubyara impanga. Byagaragaye kandi ko hari ibiribwa runaka byongera amahirwe yo gutwita impanga. Burya ngo abakunda impanga hari uko babigenza bakongera amahirwe yo kuzibyara. Ese bigenda gute? Ntagutindiye reka ngusobanurire. Hari ibintu bigira uruhare mu gutuma umuntu abyara impanga. Muri ibyo harimo ibiribwa n'ibinyobwa bitandukanye nk'uko urubuga rwa supersparent.fr rubisobanura. Muri byo harimo ibijumba. Ese uhise utangara nk'uko nanjye natangaye? Burya ibijumba ngo byifitemo imisemburo ijya kumera nka estrogen cyangwa se icyitwa insulin like growth factor. Uwo musemburo utuma intanga z'umugore zikura vuba ugira uruhare mu kwezi k'umugore. Ibyo ngo binagaragazwa nk'uko mu bihugu bya Afurika bifite abaturage bakunda kurya ibijumba, haba umubare munini w'ababyeyi babyara impanga kurusha mu bindi bihugu bidakunda kurya ibijumba. Wifuza kubyara impanga ntuzacikwe n'aya mahirwe. Watangira kurya ibijumba byibura kuri buri funguro nka 4 mu cyumweru. Icya kabiri, ibikomoka ku mata. Amata n'ibiyakomokaho nabyo bigira uruhare rukomeye mu gutuma umubyeyi asama impanga, kuko nayo ni kimwe n'ibijumba bigira umusemburo wa insulin like factor wongera amahirwe yo kubyara impanga kuko wihutisha cyangwa guhisha intanga z'umugore, bityo igakura ku muvuduko uri hejuru, rimwe na rimwe ikigaburamo kabiri kubera uriya musemburo, cyangwa se zikanakurira rimwe zirenze imwe. Ibyo rero bibaye byongera amahirwe yo kubyara impanga nk'uko abahanga mu by'ubuzima batangaza. Ikindi wamenya mu byongera amahirwe yo kubyara impanga ni vitamin B9. Ubushakashatsi buvuga ko abagore babura za vitamine baba bafite amahirwe make yo kubyara impanga ugereranyije n'abandi. Bityo rero ngo gufata vitamin B9, acide folate mbere yo gusama byongerera umuntu amahirwe yo kubyara impanga. Dukomeje kubyongera amahirwe yo kubyara impanga, ku mwanya wa 4 turahasanga ibikoro. Ku rubuga rwa parenting.fastcry.com bavuga ko ubushakashatsi bwakozwe mu bwoko bwitwa Yoruba bwo muri Nigeria. Bigaragara ko ababyeyi bo muri ubwo bwoko babyara impanga cyane. Nyuma biza kugaragara ko biterwa n'uko barya ibikoro byinshi.
Ibikoro ni isoko ikomeye y'ibyitwa porositorogene na hayitorogene bigira uruhare mu gushya kw'intanga z'umugore. Niyo mpamvu byemejwe ko impamvu ituma ababyeyi bo muri ubwo bwoko babyara impanga cyane, ariko indyo yabo iba yiganjemo ibikoro. Nawe rero waba ushaka kugerageza amahirwe yawe, tangira ugerageze iki gihingwa cy'ibikoro. Ku bindi byatangajwe byongera amahirwe yo kubyara impanga, umuzi w'ikimera cyitwa maca. Icyo kimera gifasha abagabo n'abagore bafite ibibazo by'uburumbuke. Ikindi, umuzi w'ikimera cya maca ukoreshwa n'ababyeyi bifuza gusama inda z'impanga kuko wongera uburumbuke. Umuzi wacyo ushobora kuribwa ari mubisi cyangwa se wumishijwe ukoreshwa ari ifu. Nubwo hari ibyo biribwa bivuga ko byongera amahirwe yo kubyara impanga, hari n'ibindi byongera amahirwe yo kubyara impanga. Muri ibyo harimo uruhererekane rwo mu muryango, ari narwo ahanini bigenderaho mu kubyara impanga. Uruhererekane rwo mu muryango mu ndimi z'amahanga heredities, ubwo bibasha kuvuga ko umuntu avuka mu muryango urimo impanga aba afite amahirwe yo kuzibyara nawe. Umugore uvuka ari impanga aba afite amahirwe 95% nawe yo kuzibyara. Burya ngo umubare w'imbyaro nawo, ubushakashatsi bwagaragaje ko uko umugore abyara abana benshi ni nako byongera amahirwe yo kubyara impanga. Gusa ibi bigaragaza ko utabigenderaho cyane kuko byatuma ubyara abana udashoboye kurera. Ku bindi wamenya ku byongera amahirwe yo kubyara impanga ni ikigero cy'umubyeyi cyangwa se imyaka afite. Uko umubyeyi agenda azamuka niko umubiri we hakorwa imisemburo myinshi ituma intanga ze zishya cyangwa se zikura vuba. Ibyo bikaba byatuma abyara impanga. Muri ibyo byose rero byakongera amahirwe yo kubyara impanga nibyo twari twabateguriye nk'Inzobere TV Show. Ubaye ushaka ko hari icyo tukubwira watwandikira muri comment, kandi ubaye waracikanwe na video zabanje wareba hasi mu zindi video z'ubudasa twabakoreye. Mu gihe waba utarakora subscribe wayikora nawe ukinjira mu muryango w'inzobere. Ikiganiro cyacu nakagaruka. Ciao ciao.